Hello, ndabashuhuje mbifuriza imigisha y'Imana. Imana ikomeje kubana natwe mu buzima bwa buri munsi. Imana igena, Imana irinda, Imana itabara, Imana ivuga, Imana igenda natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nicyo mbifurije, iyo Mana y'ukuri niyo mvuga. Rero manje gusuhuza abumva ururimi rw'ikinyarwanda, aho muherereye hirya no hino mu bihugu n'abari mu gihugu, ndavuze ngo Imana ikomeze ibagure muri byose. Rero hari ibintu ngiye kubanza kubabwira, nubona ibintu mbese biri muri bizinesi zawe cyangwa mu mirimo ukora, uzihutire kwivuza cyangwa umenye ko aho bipfira naho uhamenye. Aha ngaha ni muri egisipo natembereye ejo bundi, mbona ibintu byo muri Egiputi ukuntu baba babipanze neza, havamo ngo babyita ngo ni ibirungo, ngo ni ibirungo byo mu cyayi, ni ibirungo byo mu biryo, ariko si ibirungo gusa, ariko habamo n'imiti ibasha kubarinda indwara nyinshi z'ibyorezo ziba ziza mu buryo bw'amayobera, cyangwa zirinda uburyo bijyanye n'umubiri, yaba ingingo, yaba amagufa, yaba no mu maraso cyangwa no mu nyama, byose bikabasha kubafasha muri ubwo buzima. Abantu bo muri Egiputi rero hari byinshi badutambutseho, ntabwo ari no muri Egiputi gusa, no mu bihugu njya ntembera rimwe na rimwe, njya nsanga hari ukuntu byagiye babipanga muri ubu buryo kugira ngo babashe gukomeza kwirinda mu buzima busanzwe. Hari ibintu rero ujya ubona, duhereye bizinesi yose ishobora kuguha amafaranga buri munsi, niyo tugiye kuvugaho. Ikintu kiguha amafaranga buri munsi, yaba ari 1000, yaba ari 10, yaba ari 5, yaba ari miliyoni, yaba ari 500, yaba ari 100, ni ka kazi uba ufata ayo mafaranga, cyaba igiceri, ya 500, niyo tugiye kuganiraho. Nubona ibi bintu byaje muri bizinesi zawe, uzihutire ukore iki kintu. Ushobora kuba ukora bizinesi, ugitangira bizinesi ukamenya ahantu ugiye gukorera mbese ni hehe. Ushobora gukorera ku isoko, ushobora gukorera ku gasantere, ushobora gukora bizinesi bitewe n'aho uri ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ahandi hantu hose. Ushobora kuba uri umurobyi, ushobora kuba uri umwubatsi, ushobora kuba uri umusuderi, ushobora kuba ucuruza ibiribwa, ushobora kuba ucuruza inkweto, ushobora kuba ucuruza imyenda, ushobora gucuruza amaduka, ushobora gucuruza ku kabari, ariko mu cyiciro cyose kiguha amafaranga ku munsi. Ngewe nicyo tuje kuganiraho kugira ngo turebe, ese ndi muri gahunda bizinesi zanjye namenya gute ko bizinesi yanjye yarozwe cyangwa iri gusubira inyuma. Nibyo tugiye kwiga. Nubona iki kintu kiri muri bizinesi yawe, uzagire uwubaza cyangwa uduhamagare. Icya mbere, aho utuye, wenda tuvuge niho uri gukorera, ugiye, umuntu yacururizaga ahantu, amaze kuhacuruza abona ibintu ntibigenda, ari muri iyo nzu ibintu ntibigendeka, undi nawe araje ejo bundi ayijemo, ejo bundi aragiye muri za nzu z'ubucuruzi. Icyo kintu mbese kuki abakiriya, nyir'inzu ashobora kunguka, n'uje kuyikoramo nawe akagiramo inyungu? Kuki abo bantu iyo baje basubirayo bakagenda, biba byatewe n'iki? Nibyo turimo twiga aha ngaha kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibyo bintu. Rero aho hantu uba ukorera akenshi baba barahumanyije,
Kuhahumanya ni gute? Ushobora kuba ufite abantu bakugirira ishyari, weho wubatse iyo nzu bakavuga ati uriya mugabo yubatse iriya nzu hariya hacururizwaho ibintu, twe ntidushaka ko hari umuntu w'umukiriya n'umwe uzaza gukoreramo, bakahatera icyo bita umwangi. Bamara kuhaterera umwangi, abantu baje bakayishima kandi ari n'ahantu heza, ariko abantu baje kuhakorera bikagenda gute? Bakajya biviramo bakigendera. Icyo cyo ni kimwe. Hari n'ukuntu iyo nzu wayijyagamo haza abantu b'abakiriya ari benshi, bakaza ari benshi. Hari umukunzi wacu wo muri Nigeria yigeze kumbwira ati ngiye ndacuruza pe, naracuruzaga mbere, nkacuruza, ariko ubu ngubu hari abantu bambwira ati kuki mpora mfunze kandi mpora nzinduka kare, buri munsi nta munsi n'umwe nasiba, kuko bahumanyije bagasanga ngo mpora nkinze kandi ndimo. Icyo nacyo tuzaba tukivuganaho. Ni ubwo buryo ndi kubabwira. Ushobora kuba ucuruza amafaranga akaza, ukabona ko ibicuruzwa byawe byacurujwe, noneho mu gihe cyo kubara amafaranga ugasanga ntahwanye n'amafaranga bakagombye gukuramo. Hari ibindi umuntu ashobora kuza, njyewe narakubwiriye nk'ishari, mbona ugira abakiriya benshi, nkaguha nk'inoti ya 2 ukangarurira, wenda nkavuga ati umpame ikintu kigura nka 500, ukangarurira icya 5. Ya 500 baguhaye akagenda akayatwika n'andi, cyangwa akagenda ntabwo bafata n'inoti bagashiramo icyo bita agatunzi. Agatunzi ni mu Giswahili bakita ngo ni madamu samaki magineti cyangwa ucuma urete. Ibyo ngibyo nabyo ugasanga barimo barakwaburira, ukacuruza ariko ufite undi muntu wo gucururiza, ya mafaranga akagera gute? Akagira ahajya. Ibyo bintu akenshi byisha abantu, ariko abantu ntibasobanukiwe. Ukaba ufite umwana w'umuvandimwe cyangwa umugore cyangwa n'undi muntu w'inshuti yawe akaza kugucururiza, ariko hahandi wabitse amafaranga ugasanga amafaranga ntayo, washiramo inoti ya 5 ugasanga harimo 3 byakuvunjiye. Ibyo bintu nabyo bizonze abantu bacuruza. Ukaba ucuruza abantu bagukundaga, ugasanga ngo bara kwa runaka, mwese ngo mwigire kwa runaka. Ibi kubera ko umwangi bataye hamwe ucururiza cyangwa aho ukorera. Ushobora kuwukorera no muri sosiyete y'abantu, muri gurupe, aho hose naho ibyo bintu bikunda kuhagera. Bantu banjye, mu bantu bafite ibyo bibazo byo kubura amafaranga, abantu bafite ibyo bibazo byo kuba ucuruza ukabona bizinesi yawe irasubira inyuma, ukaba ucuruza cyangwa ukora mu kanya gato ukaba uri gusinzira mu biro, ukaba ucuruza ukabona aho ucururiza urimo urasinzira, ukumva ibitotsi biraje, igihe abakiriya baje ibitotsi bikaza, abantu bari impande yawe bagacuruza. Ibyo bintu biterwa n'iki? Bantu rero, hari icyo bita umuzi w'umukunde. Uriya muzi w'umukunde hari ahantu bakura utuntu dukeya bakavanga n'inyoni imwe ntavuze. Ibyo ngibyo umuntu yajya abyisiga akihindura nk'urushishiri cyangwa akihindura nk'umuyaga, cyangwa akisiga uwo muti we wita intabonwa, bakisiga umuti ku buryo yinjira nko mu maduka yawe cyangwa aho ubika amafaranga ugasanga ntago umubonye. Hari n'igini bita, hari amagini nayo akunda kwiba ubutunzi bw'abantu, kuko Satani nta butunzi agira. Aragenda, bamwe bajya gusaba ubutunzi, agashaka umuntu ubufite ku isi akabumwaka, akagera gute? Akabuha uwagiye kubusaba.
abantu bafite ibibazo, abantu bafite izo bizinesi zisubira inyuma, akabona asinzira mu biro bimwe byose twavuze, nyine ntabwo twakomeza kubirondora. Haguruka, imiti irahari, sibyo? Imiti irahari, imiti nge nakurangira mwiza wa hafi, utiriwe ujya kugura muri ibi birungo, naho harimo imiti yabyo muri bino birungo. Haba icyo bita karafu, cinnamon, nabyo bikora ibyo bintu. Harimo bya biti byose njya mbigisha, harimo umwifuzo, harimo urugarura, harimo buri kimwe cyose. Njye narahasuye mbonamo buri kimwe cyose, ariko bo babifata nk'ibirungo, ariko twe tukabifata, njye mbifata nk'imiti. Fata iyo tungurusumu imwe cyangwa ebyiri, ufate urunyanya rumwe, ufate utubabi tw'inyabarasanya 3 cyangwa 4, cyangwa ufate amababi y'imiravumba 3 yonyine. Nurangiza ushake icyo bita ikirogora. Numara kubona icyo kirogora, ibyo byose bifate ubikore migisi. Numara kubikora migisi, noneho ujye ubikaraba unakorope aho ngaho uko ukorera. Ukarabe, nurangiza amazi usaguze cyangwa ufate makeya ukorope aho ukorera, cyangwa ugire gute uhatoroshe. Ufite ikibazo kuri ibyo ngibyo, mpamagara. Indi miti ibihari, twabafasha aho muri hose. Koze cyane, Imana ibahe umugisha kandi bahagure muri byose. Nimba ufite inshuti yawe, wikorere sheya nayo irebere. Mbese isi yigeze n'ubuzima turimo ni ukwiga ibimera